ni abantu bakerekwa rwose igihe narabihakanye bazajya babeshya ngo Imana irazibwira umuntu urabihakanye nta mana ubiciga ngo yereke umuntu ibyo imubwira. duhindure ibitekerezo rero tugushimira duhindure igitekerezo gira ikindi nkubaza kuko impanuro z'ugomba kuziduha uko byamera kose kandi uri kuziha n'abadukurikiye. Ubu rero hari ibindi bintu nabyo bikomeye kandi bikomereye benshi pe. Ingo zo muri iyi minsi wa mukecuru we zirasenyutse pa. Umugabo yigera umugore igihe kirekire babana n'umwaka umwe. Umugore reka ntiwareba abagabo barabasimburanya nk'usimburanya imyenda. Abana babo kandi barabibona barabirora. Ibyo mwuka byara byo ni ibiki? Ni ishyano ry'indahanurwa. Urumva ni ishyano ribi cyane. Kera umugabo yamara gushaka umugore yabaga yiyubashye akaba abaye umuntu ukomeye akaba abaye umuntu ushinganye akaba umugabo nyine kaza mu rugo nari umugabo yitwara neza kaza umugore akamuhereza intebe hariya akicara abakera baranabuhagiraga. Cyarazaga umugore yamuterura ikibindi cy'inzoga akanywa akamuha ibiryo akarya amara kurya agashyushya amazi nuko rero akaza akadoha akamwuhagira amaguru n'amaboko nuko rero akarangiza akazana amavuta akamusiga umugabo agahaguruka akajya kuryama. N'ubu se babikora hakaba n'umwuhagira aryamye yamara kuryama akamanuka mu mirambizo nuko rero akaza akagera umugore akazana amazi agaturuka ukuguru akajyanayo yogereza mu mirambi abakera. abo urababwira ngo nabo babikore abubu reka kireka hararwaye yenda yamwuhagira arwaye ariko ari muzima ibyo byararangiye. nabo ntiyakunda yamuga ati ntushyiraho akabuye. Yego bakera nyine abagabo bakera cyabaga ari ishema niyo mpamvu batavugirwamo abariho niyo mpamvu byabayobeye baravuga ati ibyo uri hatari. nabibonaga rwose nabibonaga. Mbwira ukuntu umugabo yitwaraga mu rugo rwe rwose urugo rukagira ubwo rukomera abantu bakarwubaha bakarugenderera bakarutinya. yarazaga amaze gushaka umugore nuko rero bakajyaho rero bakabaho bukeye ukabona urugo rurajya rukomera nuko bakabyara bamara kubyara rero rukaba rubaye urugo rubaye umushinga rukaba rubaye umuryango rukaba rero rubaye umuryango. nuko umugore hari ibintu najyaga mbona bahira ngo babyitaga inkurume n'urukuta nuko rero umugore akabyanika byamara kuma akazana uruganzo akazana uruganzo akabishyiraho agafata intuze umuriro rero agashyiraho agacana amara gucana nuko rero akajyana agatereka munsi y'urutara bikirirwamo bagiye guhinga bakagenda bo bagahinga bageze saa 5 bakaza umugabo akicara mu rugo umugore akinjira mu nzu agacana. Bacanaga mu nzu icyo gihe yamara gucana rero nuko rero akarura ibiryo akahamagara umugabo rero akaza akarya akanywa nuko barangiza rero bagasubira guhinga. nta mugabo w'icyo gihe nabonaga umugore yaza ngo aramugaburira atacanye ngo barabacaniraga ngo ngabacaniraga ngo umugabo yabaga ari umwami mu rugo rwe. umugore nta mugaburira atacanye
akabanza agacana, amara gucana umugabo akabona kwinjira. Ega njya mbona n'amahoteli menshi acanira abantu, kumbi ibya bindi bavuga ngo umushyitsi ni umwami, bakamucanira igishyito, bakabacanira igishyito siritu nk'abakiriya babo baba bari buharare, ukabona babacaniye ibishyito ngo bakota. None ubwo gucana wari umuco nawo? Gucana wari umuco wa kera. Gucana wari umuco wa kera, ngo nta mugabo urira mu kizima. Giye kada? Nta mugabo urira mu kizima. Umugore agacana, amara gucana umuriro waga bawuvumbika. Agacana nuko umuriro amara kwaka rero agahamagara umuriro ngo nimuze murye. Umugabo akinjira akamushyira intebe hariya, agateka ikibindi cy'inzoga, umugabo akanywa, abandi akarya. Ikibindi? Byari ibibindi banyweramo. Yego. N'amakabucu arataraza, amakabucu yaje vuba. Mu kibindi nuko umugore agaterura nuko akamwegereza. Nibutse abadukurikiye kuri kutubwira uko umugabo wa kera uko yabaga ameze nuko yitwaraga mu rugo rwe. Yewe. Tuze kureba ubu ngubu. Umugore wa kera iyo yumvaga umugabo aje akagira akava mu nzira, kumva gambe mukuru w'umugore akava mu nzira akicarira hariya. Mukuru w'umugabo rero akaza agashinga agacumu ke hariya. Agashinga agacumu ke? Umugore intebe yayishyizeho, nuko rero akicara. Yaba rero ari umunyaribi akaza amutogatoga atabura utwo avuga, umugore akicecekera, akongera akamutogatoga atabura utwo avuga. Umugore akicecekera? Ubu yakubwira ati icazwa aho ngaho cyangwa ureka uroreka? Akicecekera. Nuko rero umugabo akagumya akagamba. Nuko rero umugore rero inkono yabaga yahiye, yavuze umutsima kare. Umugore iki gihe wa kera iki gihe yabaga arimo avuga umutsima w'amasaka n'uburo, akawuvuga bakaza kurya umaze gutakuka wahotse. Ibishyimbo byarahiye kera wagira ngo ni intuze ni. Nuko rero hese nimwakira amazi mukarabe murye. Amazi to uko kimeze. Nimwakira amazi mukarabe murye, agafatisha amaboko yose. Nuko rero umugabo ati akakira amazi ye agakaraba, amara gukaraba rero akamuha akarya, amara kurya nuko kikahaguruka rero kikagenda kikajya kuryama. Cyangwa se nyine ubwo yasubije mu mazi akamwoza. Ariko uri kukivuga usa n'ugituka. Yamara kumwoza rero icyo kigabo, yamara kumwoza rero akazana amavuta, nuko rero akamusiga y'inka, nuko umugabo agahaguruka akajya kuryama. Ibyo nabibonaga. Si ibyo nabwiwe, narabyibonera. Warabyiboneraga? N'ibi bosa, ibyo bosa bateka mu ruganda umunsi w'uburiri bwirirwagamo, maze bagera kuri mbu kumva hahumuye, kumva haratamba. kumva haratamye. Barosaga bavuga bafite ngo ibiti by'imibavu. Bisi nari nyimaze mu kabiri wo kagira Imana we ntacyo ntabonye. Ntacyo ntabonye. None rero abakobwa buze ko biyambuye, bariyambuye. Abo ubu bariyambuye. Noneho ubwo umugabo w'icyo gihe rero niwe uri kutubwiraho, urumva ko yarabayeho neza, ariko banagiraga n'amahane nk'uko zari intare. Kandi ubanza nta mpamvu ba Kagame bacyaha ntibabagaho hari. Babaga abagabo bakera babaga bakaze nk'ufitiye nk'abagore batatu. Abagore batatu n'abatanu yarabagiraga. Batanu ari umugabo umwe. Uretse ko amasambu yari umwe akabari nko kuri umusozi, ndakabara igisanzu, ndakabari mu Busenyi, ndakabari hose yagiye yandagaza. Nuko rero hari uwo bajyaga guheka abana be, bamuzana mu rugo rw'iwabo, yaragiye nka Mutamu. Abahungu be bakajya kumuzana bamuhetse. Reka da. Nuko rero umugore mukuru, aho rero imyenda igiye, umugore mukuru akagura ibutura. Akamugurira ibutura. Ayigurira umugabo. Uwundi akagura ishati. Undi nawe akagura gutyo, bamugurira imyenda agenda anyuranya.
umuti waguraga umwenda yifubika umukuru ukagura ibutura uwa kabiri ishati uwa gatatu bakagura umwenda kandi naho isoro riziye n'isoro nyine ryagezeho rizamo abagore babasorera imisoro iya leta yego mwebwe mwabyibutse yaravuyeho imisoro ntabyo tuzi ni ukubyumva ko byabagaho noneho rero isora ryagera umugabo yabaga asora nuko umugore mukuru we ntasore abagore babiri cyangwa se yaba afite na batanu umwe yidaniwe musoro undi yidaniwe musoro undi yidaniwe musoro noneho rero umukuru nawe agaha umugabo we kuko umukuru we ntiyasoraga hasoraga bato urumva nuko nabibonaga wowe kabyarawe abo bakera yabaga ari nka perezida yageraga mu rugo maze ukabona kajya bati inyamaswa iraje yamaye ati igikoko kiraje ati muve mu nzira igikoko kiraje abana ugasanga bari gukomeka hariya batinya se nk'abatinya igikoko abana ba kera batinyaga se nk'abatinya igikoko bari ibigabo by'ubu birakubita barabikubita abagore barabikubita cyazana n'umutwe muremure na ribu nayo ikagishyiramo none ubwo ntibateshejwe agaciro ubwo nyine karatakaye agaciro karatakaye ntakakiriho karatakaye agaciro karabaye ubu abantu ibintu byose ubu byataye agaciro ariko umugore w'umutima ubanza yakomeza akamwoza akajyamo anyuzamo akamwoza yewe ntawamwoza ubu uretse arwaye ubu ari muzima ndawe nabona kereka arwayeho yamwuhagira ariko ari muzima ndumva ntawe nabona wamuhagira nawe ntiwamugira inama nawe yakukundira kundege kumwoza se ngo gatirwaye ngo mwoza mu biti ariko se buriya kugira ngo wubake urugo rukomere nyine ntiwakwihangana ukamwoza nimba ari byo ashaka yego nyine abishaka ubona wabimukorera akemera wabimukorera none se ko abagore bavuye mu rubavu rw'abagabo reka abagore n'abaja b'abagabo abantu ba kera mwubaha abagabo pe n'uburyo ubivugamo umuntu wese yumva ko wanamwubashye n'umugabo udukurikiye ntekereza ko yakumva yavuga ati umukecuru mu mugabo agomba kubahwa nawe nyine yaba umugabo mwiza yabona umugore nawe amwubashye nakubaha umugore ati nanjye niwe kwishobereza umugore mufate neza mwambike muhahire umugore wanjye we guca inshuro aho uzi kubona urya inshuro umugore hari abagabo se bahahira abandi umugore akirirwa ahingira kwa n'akabuga cyo kongera agasubirayo uza abikugaburira uri umugabo si ukurya indankurya ukarya ibiryo umugore yaciye inshuro rimwe na rimwe yemeye no kubigaramira hari ababigaramira hari ababigaramira baba we warangiza ukabyasamira uwo mugabo urumva aba ari umugabo umugabo aba akwiriye kuvuga ati jye nzahahira urugo rwanjye kabisa wa mugore we twaburara tutaburara sinshaka kujya guhingira undi komera sibyo simbikeneye rero niwe mugabo sinshaka kujya guhingira undi nawe wamunambira koko ndabyumva pe nawe wamunambira kavuga uti yaje ko nta gaciro nanjye niwe kuzakamutesha yego kubana ni urugamba kubana ni urugamba pe byarabananiye abubu rero umugore ntabwo yakozwe ibyo ngibyo uvuze kandi iyo babiyamwanda ngo mwumva mujye mwumva abana baragoye mujye mwumva mukecuru none se ubu umukobwa wa kino gihe turimo kugira ngo abone umugabo rwose yubake urugo rukomere
akwiye kwitwara gute? Ishusho ikwiye kuba yewe rero uko ndeba muri ibi bihe ndabona nta mukobwa n'umuhungu bazongera gushakana ngo babane bishoboke. Urumva ngo babane bishoboke uti kuki ubu inda zabaye ndende. Ubu ureba abakobwa babiri ngo muri poroje bakagenda bagiye gusoroma icyayi ngo mu gitondo anyweye igikombe kiki ngo cy'igikoma. Ubu noneho ngo basigaye babaha n'inkoko ariye za nkoko. Ni umukobwa inkoko z'amababa cyangwa inkoko zimwe zitwa inkoko amapure amapure utayumva amapure ibigori nizo nkoko nizo nkoko ugaragiriye yego agafaranga yasomeye barakamuhaye aradiyose mu ibare yumureye igikombe cy'icyayi yikubitiye amarindazi abiri ubwo aragera iwabo nijoro yamuhamagaye amutisha aragera iwabo nijoro. yego noneho rero nazashaka wa mugabo ati bimwe naryaga se ati ko mbibuze byagenda bite. umugabo agira ngo aramuvuga ngo imbwa umukobwa akabara akasasubiye iwabo. yego agahita yisubirira he yisubira mu cyayi yampaye inka. ubu nta mukobwa wino mbona uzabona umugabo ngo babane uko mbireba. hari n'abandi bo hirya no hino bafite udukorwa tujya kumera nk'utwo ngutwo ntawe wino wenda keretse abepfiriya batari mu byaha ariko abasore b'ubu n'abakobwa b'ubu bino kuzubaka bizagora. umukobwa ari kubita ku mugabo wajya kugira uti ukabona aragarutse nta mwaka hamaze nta myaka ibiri ukamera ameze nk'uwari ugiye kuvoma akagaruka iwabo barahari akagenda ugira uti none yenda remba wajya kumva ngo yagarutse hakabaho ugaruka yegemba hakabaho ugaruka uyu nta isakana ry'iki gihe. none se babireke bazagumye babyare batyo babyarira mu mihora. umukobwa abyarira umuhora asinzira y'inka. none se igihe atashatse umugabo nyine ngo bavuge bati abyaranye n'umugabo wumva atababyariye mu muhora. ni mu muhora pe umuhora. ubwo biragoye rero ndumva none se ko hari n'abagumirwa bakaguma. erega kugumirwa burya ntagumirwa kuko yabuze umujyana. yego hari igihe yenda avuga ati ese ndajya kugira nte si ukujya kwandura umukoko w'ubusa ngo ndico ngo nashatse umugabo ugaca akampimukira nkagaruka. abenshi ugasanga nabo bahagaze nanone keretse uwize akaba yarize amashuri akavuga ati jye narize nanjye nzategereza umugabo ku gihe kizashika nkamubona. igihe kizashika mubone ati Imana izamumpa kandi baranabibigisha. hari n'abadashaka kwiga rero ngo batunganye ubwo buryo uri kuvuga. abo batashaka kwiga urumva ari abantu abadashaka kwiga urumva ari abantu abadashaka kwiga wapi nta bantu barimo. mukomere muri aho ako karagukubita hasi icara iruhande rwe ntacyo ukitondeshe karagukubita hasi cyane karavunika utuguru niko ye ko numva ishyano riguye se mubyeyi. yewe ukabyara we byariho none byavuye ngo bayuda n'abakorosayi. hari n'ababyeyi rero nabo badashaka gutanga impanuro ku bana babo. ugasanga ubundi kera umwana iyo yashakaga yagirwanaga na nyina w'imfuro amukomakoma amubwira ati wa mwana uramenye umenye ikikujyanye ntuzankoze isoni. yereka abubu n'indahanurwa. bivuze ngo ababyeyi nta kibazo bafite ahubwo abana bubu n'intagondwa
abana b'ubu ntibahanurwa nibo ikibazo. ntibahanurwa rwose, ntibumva mbega ni ibyigenge. iyo mbireba mbona ari ibyigenge, akumva yakora icyo ashaka, icyo adashaka ntagikora. ntumubwire uti mwana wanjye umugabo afatwa gutya, nyabuneka rwose uramenya utadukoze isoni, dore abo bantu twabanye neza, ntudukoze isoni shwi. ibyo ntibigikora. akoresha ubwenge bwe gusa, ariko ntashaka ngo ugire icyo umwunganira. ntashaka ngo ugire icyo umwunganira. rimwe na rimwe aravuga ati kari agakecuru kaba kari mu biki. ntashaka ko hagira umwunganira. none se zino ngo mukecuru, zino ngo zizubakwe gute? zubakwa gute se ko ari uko bizaguma bimere? umva, kera nta mukobwa wari kubyara ari iwabo, none ubu ni takataka. none ubu ngubu arashaka umwana akamubyara, akabyara 2 3 4 5, ndetse agashaka no kugira ngo akubite nyina ati va mu rugo rwa data. bambwa akazi ahangaho wakora iki? urazi ko abakobwa bashobora kubangamira nyina. abakobwa babangamira nyina ngo hani kwa data we, ngo nawe genda ujye kwa so, ngo nanjye hani kwa data. umbwire nyumvira pe. kandi umukobwa kera yamaga gusohoka, yabaga asohotse bati ingata yamujyanye izamuheze ntizamugarure. ariko iryo jambo ingata yamujyanye ni ikinyarwanda, ariko hari igihe umuntu atagisobanukiwe. ni ikinyarwanda, ni ukuvuga ngo amaguru akujyanye ntazakugarure, ugenda uguma aho ugiye, ujye udusura wongera usubirayo. uzagaruka uje gusura, ariko utavuze ngo uje wikorera. ugarutse kuhaba. yabaga agiye agenda. yego. none rero ubu ngubu ni rwigero urumva. ubu aragenda yamara 2. gutuka nimba ubu umugore agahaguruka akamunaba ubushyi, kandi wa mugabo nawe aramubwira ngo bamukobwa ngo genda ubanywa guhinga, ugenda uzana inka. kandi nawe ntazo yatanze. nawe ntawe yatanze, nta n'ikigage cye banyweye. ngo avuga ati hari ikigage najyanye, ikigage narasabye ntanga inka, none niba mpindongoranye. kada kugenda agenda uzana inka. ubwo rero umukobwa rero akaza, nzi umugabo warushenye pe ibyo uvuze. akaza rero ni uko iwabo rero bakikuye inka bakayimuha, akagenda iwabo bakanabikora kugira ngo umwana wabo yubake. ngo umukobwa rero yindi yamujyanye kumugarura, bati bya kuduturukaho. nuko rero nk'umugabo bamara 2 ati tuyigurisha. bakayigurisha, bamara kuyigurisha ubufaranga akamira yarangiza, ngo sura iwanyu baguhinde, genda baguhe umurima. si iby'ubu uko biyoberanye mukecuru, bizagenda gute koko? ngo genda baguhe umurima. watekereza rero umukobwa kera yahabwaga iteto ry'inka yarayikowe madikadika byarakororoka, bakamurongoranya. bukeye se nanone akareba ati inka y'umwana wanjye yarorotse, akongera akamuha iteto. atenda iteto umwana wanjye warantungishije, none inka yarorotse. none rero ubu mbinga njyane ngira umugabo akagaruka mbisambu agaruka kwaka isambu. ikibazo gikomeye cyane. ndetse waba ufite nk'akantu kangana n'aha mu nzu tusemana, ukajya uca ukamusaturira, bakamuha nk'ibihumbi 20 uko kangana, akagenda wewe ngo reka ngo subire baguha kandi, ngo subire baguha ahandi. bukeye rero ngo umugore amubwira ati wagiye iwanyu bakaguha isambu ukabona dukennye, ukayigurisha ukaza tukikenera tukaguramo inka. nuko umukobwa atari kumwe kwaka isambu kwa data arandihiye gatangiriye amafaranga, none ubu nabuze akazi, nshobora ngo nambe isambu. kandi ntiwigeze uvuga uti ngo genda reka njyane inkwano, ngo genda ngo baguhe isambu, nibatayiguha ntuzagaruka.
nuko rero umukobwa araheka umwana ngo arazana iwabo ahageze rero abibwira se ati nze gutwara isambu umuganga iyo atari ko cyo kinzanye kwicara yego disi ntiye ndicara aha rwose ati n'umwana namubyaye murerera nuko rero ngo yahamaze ibyumweru bibiri sarareba aragiye ngo amuhaye ahantu amaze kuhamuha ati ndasinya arasinya kutazagaruka kugira indi usambu waka se aramuhereza amafaranga barahagura bamaze kuhagura ngo 100 nuko rero umukobwa yaragiye ahereza umugabo cyane amafaranga bamusambu bampaye barayariye cyarangiye ngo subira baguhinde usubira kwa kindi ati je narasenye ko nta yindi sambu nzoza kwaka nuko umukobwa arahukana ubwo rero nyina yambwiraga yarahukanye yambwira ati nanone yagarutse kwa kindi sambu nasuko bizagenda gute ariko hagati nyine acishamo ubandi umugabo yaramucyura arataha umugabo yaramucyura arataha ubu hariho ingorane abagabo ntabo n'abakobwa nabo ntabo ubu byose ni seri abantu bibereye abamasera rero baratomboye abantu bahisemo bose ni seri nta buzima bw'abantu bukiriho ngo umukobwa agiye gushaka umugabo aramubonye bazabana akaramata ibyo ashaka kandi atatanze mbwira arashaka ngo ubone bamuhe isambu kandi nta nkwano kandi ntiyakoye ntanaka hari abagore benshi babayeho muri ubwo buryo rero bari gukubitwa amajoro ryo wagenda iwanyu ngo genda uzane arakubitwa se ntibakubitwa idakabwa arakubitwa idakabwa we kubitwa idakabwa ariko nta gaciro bizabaha nuko ibihe biriho birangira nta gaciro karimo umugabo niba abonye umugore agombye kumuha isambu yamuhaye bagahinga bakubaka muri iyo ngiyo ariko ntabwo ngo ugende iwanyu bakuha isambu niba se ntabo bafite niba bagafite ko bakwibwiriza bakamuha byaba byo ngibyo koko niba wagomba kujya kuba ari uvuga ngo komera gira uvuye mu muryango tukomeze mukecuru ndumva twaba duhiniye aha rero twaba duhiniye aha ikiganiro tugiranye abantu baragikurikiye kandi ni cyiza cyane ndizera ko mukecuru wacu mwamaze kumwumva abamukunda n'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ni umukecuru ufite impanuro zidasanzwe cyane ko ari inararibonye abahanga bavuga ko abantu bakuze ari inzu z'ibitabo iyo tubabuze mu gihugu tuba tubuze abantu bakomeye ibitabo byabayeho none rero umukecuru aratuganirije igihe kirekire rwose kandi mu by'ukuri ntekereza ko abwirwa benshi akumva bene yo ingo ni nyinshi zifite ibibazo abakobwa nabo reka urushako ni ikibazo abasore reka barashaka ibyo bataruhiye kandi abasore bo muri iyi minsi ngo bari gushaka aho gushaka umuntu kuko yamukunze arashaka ibyarya amaze kubirya ati subiraho baguha ibindi erega baba bamugwanira ati cyangwa se niba utegiye urumva bagwanira umuhungu abakobwa aravuga ati ndatwara ufite kashi kandi yamara kabiri ukaba rwashwanye ndeba mbona mubako y'iyi manda dufite ndahaye kandi ikibazo si ubuyobozi abantu nibo bibereye babi nta muyobozi ubwira umuntu ngo genda ugire gutya abayobozi se ko ari imana ubuyobozi bwose ngo bwanaturutse no ku mana burya imana itabishatse ntiwaba umuyobozi oya ntibishoboka mbese mukecuru reka twisubire inyuma rero tunasoze abantu bakomeje kugukunda ariko hari uwaza akaguca intege akakubwira ati ibintu ni wa mukecuru uri kuvuga cyane nk'abantu bo muri famiye umuryango wawe cyangwa n'indi nshuti y'ahandi wowe kuganira n'abantu hari ikibazo ubibonamo kwera
Abantu nta kibazo mbonamo. Yego yego. Rwose Imana njyewe numva nakwiganirira njyewe nta kibazo mbonamo. Oya njye ndashaka gukomeza unseka rero ubwo azi icyo aseka. Afite ibanga rye. Twe turaganira muri makeya hano twebwe ntago bino bintu tubishyiraho gusa tuba tugendere no kuvuga ngo n'ikiganiro cyawe tuzakibyaze n'umusaruro tubona amafaranga nk'abana bawe. Ariko hari waza akakubwira ngo ese ngo biriya ngo burimo ngo ni ibiki ngo ninde wakubwiye ngo ujye wiriguhanura abantu akaguca intege. Rimwe na rimwe nawe ukaba wabutiye ibyo bintu wamuganire kambihagarika. Ntiwaba uteye abantu irungu koko? Ntawanshi intege ngo mbuze ijambo kuri buka. Yego. Nasiba kuvuga amabi ariko ameza. Oya amabi nubwo ryagucika nanjye sinatuma ritambuka hano. Oya rwose gusa nanjye naba ndi umwana wawe. Oya ntawa ibyo ni akazi kabo. Rero Imana ikomeje kukuturindira kandi abanyarwanda batandukanye usibye no kuba bakubona hano ku Mwana TV bazakubona no ku bindi bitangazamakuru pe. Yewe maze guhura n'abantu aba babiri uyu ngo umukecuru ngo yageze hose akagira cya gitelefone nkumva nka bya bindi nabwiraga umuhungu ntari ko se oya nta kibazo imwamubwira umuhungu ntimurarwanira umukobwa ntabakobwa ko bariho benshi niba atagushaka nduwo yemeye akaba mwemeye niba warabuze abandi bakobwa waduka nyitwarira nkumva niko bavuze ntigukorewe byose baje ntibujya bya bindi bahise babigurura kino kubivuga bakabigurukanaho kuri ceceke ngo tubiganiriraho bakabigurukanaho abashaka ibitero tuba dushaka ijambo ryawe rigere kure abantu nyine bumvemo amagambo y'ubwenge kuko igihe turimo dukeneye amagambo y'ubwenge. None se wa mugani kuri ubu bivuze ugira ngo ntibihari. Urugamba ariko nyine rwose kuganira ko data abantu bariganirira nta kibazo. Yego hari n'abandi banyamakuru bari kugushaka rwose nuko njye ntarabona uburyo bwo bagushyira kuko nzabigiramo uruhare inshuti yanjye kandi kubonana nabo ntabwo ngewe nzemera ko mubona no guco gusa. Oya sinzabyemera. Bagomba kuguha agasabune bakanagushajisha neza. Ese kushaje kandi ko kwavura ukuze nk'abana none se ko wababyaye kwavura ukuze nk'abana ndiba rugifite utwinyo duto none kandi nta wabikurengera akajumba gire gute siyo nzira sugira ngo nugira amahirwe akazagera aho ugera azaba ari umuhanga. Ntawe ibyo uvuze ni ukuri ntawe mwabonye byinshi ntawe ubu iyi manda yego abaravunika kandi barya bibi ibintu by'ibivuta ni hatari. Ndebera bira bintu bateza ibirayi bakabitera imyaka. Ndebera bira bintu tunywa bakazana ibyo bintu bimeze nk'uburo bagashyiramo kandi ukabona bigize bitya birafufumande nibyo byisha abantu. Birabyica abantu byo birazwi. Birabyisha abantu rwose gusaza ko abantu ubu umusaza twigeze kuganira arambwira ategeye ntiyatubagize ngo buriya ukubona abantu bigenda bigira ati siko bizasunika ntiyategora avuga ngo Yesu ari hafi atariko ati ntabuze igihe azagira ati uzajya ureba umwana ati nk'igihe umwana yarageze mu myaka nk'icumi ati noneho ukona rimwe araryombora ati amare nka 30 ati ubona umuhungu bwanwa ati kandi turareshya ati turareshya ati abantu ntibazongera gukura ngo bazamuke ubone umuntu yajyombora ibyaha biri kubagwingiza. Ariko icyo kintu uzakimbwireho kubera iki abantu ba kera babaga barebare bakabyibuha ugasanga umugabo ukabyibushye ugasanga ari amaguru kuva hasi angana n'inda. Abantu ba kera nawe uyu munsi ugasanga hose arangana ariko none ubu uragira cyo ukabona tukabona kikiri kagenda ukabona kadashwi
ukabona inda ufite ntireka agenda ukavuga uti ariko se mana n'abagore batwita haba harimo umwana ko ntawugira ingana kuriya koko va mu muryango sha va mu muryango ukabona arayirusha umugore ufite umwana mu nda ye ari umugabo bigeraho kera ntabonabonaga oya ya kera ntabariho we barabyibuhaga nyine ugasanga ni umugabo nyine muremure w'urutera ukabona uko angana bizamutse amaguru n'indi ubona byose none baragwigiye none dore ufite imirire mibi umukobwa ahura n'ikigabo kirashuha inda kugira ngo aratwite yewe ni hatari maze rero mubyeyi murakoze cyane turashimye rwose ikiganiro cyiza uduhaye cyane urakoze